umwana wo mu rugo kabanaga ari umugabo wakubaka urugo twemera kwabo umugabo agashyingirwa. Yego Sadona se yagize yiga yarize yarije ntabwo muheruka pe ntabwo muheruka niyo mpamvu nawe nakwitabaje. Reba wabo babaga hanze baba muri Uganda ari umugore wawe mwita Sadunda. Noneho aze kuri ashobora kuba haturuka ibintu by'ibirozi akaba ari byo bishobora kuba byaratumye uriya mwana ufite gahunda yawe ni iyihe nicyo ushaka kugeraho ukamunyereka ukabyaraho icyo ufite cyo kumubwira ni iki numugeraho basi nge namubaza niba uburere namutoje yego uburere namurereyemo nkamurera n'abandi bana banjye cyangwa yitwaza yenda ko ntamukuye mu urumva ungiriye neza ukamungezaho sengeneza wanjye umwisengeneza wawe yego gusa ngushimiye no kukizera wangiriye sibyo Sadonda ndamuzi. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Oh yes, reka nongera ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashya y'u Rwanda rwanya rwakazamu igishonje Rwanda bakasuka mutondo saa 7 mugoroba saa matera gakeka cyangwa gasambundi wicare kuri Manzi na Innocent TV wirebera ibyiza byinshi tuba twagutegura uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito. Ndagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane gukora share ku biganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane hashoboka. Uyu munsi rero murabona umuntu udasanzwe kuri screen zanyu mushobora kwibaza ngo ninde aturuka he aje kuvuga iki cyangwa se aje kubatangariza iki. Ngiye mbere na mbere yuko muha ikaze reka mbanze mbabwire gato kuri uyu mumama yampamagaye ambwira ko atuye mu karere ka Nyanza. Arampamagara ngo afite uburyo yabonyemo nimero zanjye arampamagara ansaba ko twagirana ikiganiro cyangwa se twakorana ikiganiro. Ntago nibanze kumubaza cyane ikiganiro ashaka guhereza abantu gusa yambwiye ko hari umuntu ashaka kandi akeneye kubona akeneye no kumenya ahantu ari. Naramwemereye uyu munsi rero niyo mpamvu mumubona kuri screen zanyu cyangwa se mumubona imbere yanyu. Ndamuhereza ikaze atangira bibwira ntacyo bitwaye. Mama mumeze mute? Tumeze neza. Murakomeye? Turakomeye. Yesu ashimwe. Imbazwa cyane. Imana ibaho umugisha rero byari bigoye kugera aha ngaha n'imvura yazindutse igwa ariko nta kibazo. Ni nayo mpamvu abantu bari kubona wicaye aho ngaho sibyo. Imvura yazindutse igwa byari ibibazo kugera aha ngaha ntekereza ko byagoranye sibyo. Ariko wiyumve mwikaze aha ngaha. Ndagira ngo rero dutangire wibwira abakunzi ba Manzi na Innocent TV sibyo. Bibabwira amazina yawe akarere ko nakavuze ni Nyanza aricyo bitwaye ze nta kibazo. Rero ubabwire n'ikintu kikugenza aha ngaha. Nikaze. Murakoze. Nitwa Musabye Maria Betty. Yego. Uka mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busoro. Yego. Naje nje gushaka umwana wanjye. Umwana wawe. Umwisengeneza wanjye. Yego. Nagiye mbona ku binyamakuru ku bintu byinshi bitangazamakuru bambwira ngo umwana wanjye yitwaye nabi ngo ameze nabi. Mva bamwita amazina menshi atandukanye. Uwo mwana yitwa nde? Uwo mwana uje gushaka yitwa nde? Bamwita Jean Marie. Jean Marie. Sengiyumva Jean Marie. Sengiyumva Jean Marie. Ariko je nk'umwana nkuko ngiye namwirereye nk'umwana wanjye numva iyo mico ntabwo nigeze. Sengiyumva Jean Marie yabaye iki? Sinzi icyo yabaye. Nkurikije ibyo ngenda mbona mu matangazamakuru mu byose ngo no mutinganyi ngo niki kandi naramwirereye pe. Noneho waruvuze ngo Sadunda
Sadunda we ndamuzi, witwa Sadunda ndamuzi pe. Yego. None se Sadunda niwe witwa Nsengiyumva Jean Marie? amazina yiswe na papa we, amazina iryo zina ntaryo nzi. Iryo rya Sadunda Ntaryo nzi rwose, yitwa Nsengiyumva Jean Marie. Nsengiyumva Jean Marie. Nsengiyumva Jean Marie se niwe mama we umubyara mu nda? Oya, jewe ndi nyirasenge, umwisengeneza wanjye. Umwisengeneza wawe? Yego. Okay. Niwe wamureze se cyangwa yarezwe n'ababyeyi be? Ninjye wamureze kuko ababyeyi be bashaje kera. Bitabye Imana? Yego, bashaje, ninjye wamwirereye, ninjye uzi imico ye. Yego. Apore sana ndagukomeje sibyo? Wihangane. So ntago narinzi igihe nta nubwo ari wegeze unansobanurira ngo wenda ngo Sadunda ni uje kuvuga cyangwa se ni uje gushaka. Oya. Gusa ngushimiye no kukizera wangiriye sibyo? Sadunda ndamuzi, ni umuntu duhura hafi navuga buri munsi. Ariko Sadunda agiye ntabwo muzi. We nako Nsengiyumva Jean Marie plutôt. Nsengiyumva Jean Marie ni umuntu duhura buri munsi. Ibyo wamwumvishijeho natwe nibyo tumubonaho cyangwa se tumwitirira. Ariko nta gihamya dufite koko ko ari byo akora cyangwa se ari byo abamo. Yego. Niyo ugerageje kubimubaza waguhakanira ko ibyo bintu by'ubutinganyi atabikora. Sasa rero wifuje guhura nanjye sibyo? Ni byiza turahuye uyu munsi. Ariko nanjye n'ikibazo nakibaza, Nsengiyumva Jean Marie uri kubona ubu ngubu cyangwa se uri kumva ubu atandukaniye he n'uwo wareze? Biratandukanye kure cyane kuko uko namureze nuko mbyumva biratandukanye. Ndagira ngo umbwire Jean Marie wa kera kuva mu bwana bwe, kuko nimba ababyeyi be baramaze kwitaba Imana akaba ari wo musigarana, kwanza uzi n'imico ye. Jean Marie wa kera yari muntu ki? Jean Marie wa kera yari wa mwana usabana n'abantu, kundana n'abantu. Nyuma ko byaje kugenda sinzi, yaje kuza ngo mu mijyi ya Kigali, ahura n'abagizi ba nabi, wenda nikoreka mbari ko mbyita, sinzi abari bo. Uko namureze nuko ndi kubibona ku binyamakuru niki birahabanye cyane. Yaje no gushaka umugore. Yaje no gushaka umugore, ndizera neza ko ikirori cye mwakigiyemo ntago byabura sibyo? Ariko ndagira ngo mbere yuko ashaka umugore, wenda ageze mu myaka yo kuba yenda gushaka umugore, nta mpinduka mwajyaga mumubonaho zitandukanye nuko yari ari mbere? Ntazo pe. Nazo. Kuko iyo tuza kubona afite impinduka nubwo tuba twaremeye ko ashinga urugo, kuko ntabwo ari kuba ari umuntu wakubaka urugo. Yego. Twari gukomeza tukamurera nyine nk'umwana wo mu rugo, tukabanaga ari umugabo wakubaka urugo. Twemera kwaba umugabo agashyingirwa. Yego. Sadunda se yagize yiga? Yarize. Ninde wamwishyuriraga amashuri? Ni wowe cyangwa? Njyewe, kuko ninjye mubyeyi yarasigaranye, nyirasenge n'umwisengeneza wanjye. Yego. Ninjye yarasigaranye, ninjye wamwishyuriye byose, nubwo bukwe ninjye wabigiyemo, nk'umubyeyi yarasigaranye. Yego. None se mukimara kubona Jean Marie, ntabwo nongera gukoresha izina Sadunda imbere yawe sibyo? Nta niryo nzi rwose. Mukimara kubona Jean Marie agiye mwabira bintu nkamwe nka famiye mwabyakiriye mute? Nkatwe nka famiye ntabwo twabyishimiye. Yego. Niyo mpamvu nagerageje kuba nakurikirana amakuru ye. Yego. Nawe nkakwitabaza nkabona ko byangombwa ko wabingiramo. Yego. None se mwaba muzi neza ko Jean Marie Nsengiyumva ubu ngubu atakiri kumwe n'umugore we? Nta makuru dufite. Nta makuru mufite? Niyo mpamvu nanjye nari ndi kubaza amakuru, nashakisha ngo menye uko bihagaze. Uko bihagaze. Noneho gahunda yawe yakuzanye ahangaha ni iyihe? Urifuza iki? Urifuza ko ngiye ubwanjye ngufasha iki? Ikintu wafasha nk'umuntu wangererayo aho wageraho ntakwigerera. Yego. Washakishiriza. Urazamura mikrofone hejuru kugira ngo tubashe kumvikana neza. Washakishiriza amakuru y'umwana wanjye. Nkayashakisha amakuru cyangwa nkakugeza ahantu.
naba ndahazi. waba ungiriye neza cyane. Urashaka kwibonanira nawe amaso ku maso? Cyane rwose. Nkamubaza niba ibyo amuvugaho hari byo cyangwa ari inkuru mbarirana. Yego. Nkanamenya nuko ameze rega simuheruka. Ntabwo umuheruka kuva icyo gihe yava mu rugo yashaka umugore ntabwo aragaruka kubasura se byibuze. Yaradusuye gake gake araza ariko hashize igihe ntamuheruka. Afite n'umwuzukuru. Umwuzukuru uramuheruka se? Ubwo se sibyo no kumuheruka ndanamuzi. No kuva yabyara ntabwo yigeze aza kubereka umwana. Ntabwo araza. Ni nayo mpamvu nkeka ko ibyo bintu byose baba bavuga byanaba ari nabyo. Byaba ari byo. Ntabwo muheruka. Ntabwo mubasha kuvugana kuri telefone se byibuze? Telefone yanjye barayinyibye. Ntabwo muheruka pe. Ntabwo muheruka. Niyo mpamvu nawe nakwitabaje. Yego. Ngo ndebe ko hari icyo wamarira. Wangiye kugufasha ndagufasha pe ndagufasha. Ndagufasha cyane ndetse bihambaye sibyo? Gusa ari mu bihe bigoranye nyine navuga ko atari byiza. Kwanza si nawe wabyishyizemo wenyine kuko noneho aho umuryango ugeze umugore we se ntumuzi? Ndamuzi. Nise namuyoberwa gute? Ubukwe narabutashye ari jya amufashije iby'ubukwe ntamuyoberwa gute? Ubu ngubu rero ntago akiri kumwe n'umugore we. Ayo niyo makuru naguha. Ntago akiri kumwe n'umugore we. Umugore we ari ukwe nawe ari ukwe. Njye ubwo nari nzi ko nka famille kuko ntabwo nari negeze mbaza ku kijyanye na famille ya Jean Marie sibyo? Ntabwo nari negeze ngira amatsiko yo kubibazaho pe. Ahubwo nanjye ubu birantunguye uburyo ki duhujemo sibyo? Uburyo ki waje cyangwa se ni Imana ibikoze sibyo? Ko njyewe nari mfite n'amatsiko yo kuba nagira ute mvuga ngo ndamutse mbonye n'umuntu wo muri famille ya Jean Marie ushobora kunyumva kantega amatwi nanamujyana ahantu umugore we yangariye basa kareba ubuzima ari gucamo kuko abantu benshi bagiye bavuga bati ese uwo mumama nta famille yiwabo uwo mugabo basi hari ku buryo baza bakamufasha. Urumva ufite nk'imyaka ingahe mama? Ngize imyaka 40. Wakuze kabisa. Ndakuze. Uriya mwana bamusigiye ari mutoya. Uriya Jean Marie? Yego. Mva ngo amwita Sadunda ariko jye mwita Jean Marie. Yego niryo uzini naryo wamenyereye. None se bamugusigiye afite nk'imyaka ingahe ababyeyi biwe? Bamusigiye afite imyaka nka 13 cyangwa 2. Kuva kuri iyo myaka yose niwe wakomeje kumugwagwanaho cyane rwose. Cyane nkora iyo bwabaga ndirya ndimara kugira ngo nzare ko yakwigira hejuru akaba umuntu w'umugabo. Yego. None ku ruhande rwawe urabona ari kuguhemukira uburere wamuhaye urabona ari kubutatira? Ari kuntenguha. Ari kugutenguha. Kuko ntago ariko namureze. Yego. Ihangane kandi ukomere. Mu minsi yashize mama wa Innocente umugore wa Jean Marie cyangwa se ubita Sadunda yaje kundeba nawe. Mama wa Innocente? Mama wa Innocente yaje kundeba wabo babaga hanze baba muri Uganda. Ari umugore wa mwita Sadunda. Noneho aza kundeba ngaha turaganira binarangira ngiye kumwereka. Sadunda ntabwo muzi mwana wa Jean Marie. Birangira ngiye kumwereka umukobwa we ahantu aba sibyo? Ariko mbere yuko tujyayo yambwiye ko bishoboka ko mu muryango wanyu mwebwe wabo w'umusore ashobora kuba haba imyuka mibi ariyo ishobora kuba ariyo ntandaro yo kuba Jean Marie byaragenze kuri ashobora kuba haturuka ibintu by'ibirozi akaba ari byo bishobora kuba byaratumye uriya mwana umukwe we ahinduka kuriya. Ibyo bintu koko niko bimeze? Oya rwose. Mu muryango w'iwacu? Mu muryango w'iwanyu? Oya. Rwose babatunze agati babatunga inkoni baravuga ati biriya bintu ntabwo bishoboka ko uriya mwana ashobora kuba yaragenze kuriya ngo ashobora kuba hari karande zo mu muryango w'iwanyu arizo zamwokamye. Mwana wa ndabihakanye. Ntabwo ariko bimeze. Mu muryango wacu nta myuka mibi ibamo. Ahubwo uyu mwana aho aziyongiye mu migi. Yego. Niho ibyo byose byaturutse. Yego. Nkumva ngo ni umutinganyi ngo yambara ngo amajipo ngo amakanzu. Niyo mpamvu rega naje no kukureba
niyo mpamvu waje yego ne waje kundeba ariko ibyo ngibyo nabyo nagombaga kubikubaza kuko hari igihe umuntu aba kuri yahinduka kuri rimwe ari karande ziwaba ari imivumo yiwabo iri kumwokama mu miryango hari abantu baterekeraga mu miryango yiwanyu usibye no guterekera nta n'uzi no kwivura n'ibicurane habe n'uzi kwivura n'inkorora nta guterekera kubamo mu miryango ese mwana we uyu ndebye urabona namenya guterekera ayo kugaragara rwose ntabwo byashoboka mu muryango w'iwacu ntabwo tujya tumenya ibyo bintu ntabwo mujya mumenya ibyo bintu ni ikuzimu ntabwo tujya tumenya ibyo bintu none uriya mwana mbega ntabwo nakugerekaho ibyamvuge ngo wenda ngo biragenda bite ngewe ikintu ndi bugukorere uyu munsi yego ikintu nacyo mbanje kugushimira mbere yuko ndi kubwira icyo ngukorera kuko byibuze namwe mwabonye ko bikwiye ko mugomba kumenya amakuru y'abana banyu yaba ari ku ruhande rwanyu ndetse no ku ruhande rw'umugore wa Jamari sibyo yego ni ibintu by'agaciro we sinzi gahunda yawe ufite gahunda yawe ni iyihe nicyo ushaka kugeraho gahunda yanjye mfite yego nkuko ngenda mbibona ku binyamakuru yego nkabyumva ku matangazamakuru yego nkabona no kuri ibyo byateye ngo ni by'amatelefone n'ikibana bakabinyereka umwana wanjye ngo yabaye gutyo nuko wamungezaho nkuko muziranye mu bana wowe ukamungezaho ukamunyereka ukabyaraho icyo ufite cyo kumubwira ni iki numugeraho basi njye namubaza niba uburere namutoye uburere namurereyemo nkamurera n'abandi bana banjye cyangwa yitwaza yenda ko ntamukuye mu nda ya mwana wanjye naramwirereye ni uwa musaza wanjye namureze nk'abana nanjye nabyaye yego urumva ungiriye neza nkamungezaho nkamwibariza ijambo rimwe nkamubaza niba ariko namureze yego ntabwo nigeze mutoza uwo muco mubi oya ndakujyanayo urabungiriye neza ndakujyanayo kugira ngo mbwire n'abantu badukurikiranye murabona ko noneho imiryango yahagurutse kandi ni nabyo byiza kuko uru rugamba ubundi nibaza ukuntu nshobora kuzarurwana njyenyine nkarubasha ariko basi ubwo mwajemo umwe bwashobora kubumva gusa usibye n'ibyo ngibyo ngira ngo mushobora kuba mwara akivuka yari umuntu w'umunyamujinya agira amahane menshi cyane ko ubu ngubu amahane afite ari menshi cyane umwana wanjye ntabwo yigeze agira umujinya nta n'amahane yigeze agira habe n'urugomo mu bandi bana twaba tugize amahirwe rero ariko nawe uraza kumwibona yarahindutse 100%, sibyo naretse 100%, ariko ndamukugezaho umurebe muganire mubwire ikikuri ku mutima ugire n'icyo umubaza. Reka mwana wanjye iyi migi yaje itera nawe yakwanduza abana ese ko yagiye mu mujyi akava iwacu ari muzima akagerayo ibyo byose ko byazi iyo ngo yari yaragiye muheruka ari muzima pe yewe n'ubwo bukwe twamukoreshereje yari muzima yanduye nyuma. Rega i Kigali yangiyo numva ngo haba n'abarozi. Ukaba utekereza ko wenda ashobora kuba baramuroze? Yahuye n'abagizi ba nabi b'i Kigali. Yahuye n'abagizi ba nabi b'i Kigali mwana. Kuko yagiye ari muzima rwose. Ihangane nta kundi byagenda, reka tugende turebe ahantu aba tugira amahirwe turahamusanga. Kuko ngenda muhamagara ntamfate no kugenda par accident cyangwa se par chance nitugira amahirwe turahamusanga, gusa bibaye byiza twamusanga nawe ukamwibonera. Sibyo ubifashe nzasubire mu rugo base mbashyira inkuru nziza ko namubonye twanaganiriye. Oya ndabigufasha mu byo ndabikwemereye sibyo. Nzagende mbambwira inkuru nziza. Reka rero tugende tujyeyo nshimira n'abantu bari badukurikiranye tunabasaba amasengesho menshi kandi no kutuba hafi. Bino bintu ntago byoroshye, ntago kuba umubyeyi yakifata agafata amatike ye akava mu karere ka Nyanza akaza gushaka umuhungu we yareze kwanza ni n'umuhungu we, ni ibintu bigoranye. Hari byinshi wigomwe ku bwa Jamari cyangwa se ku bwa Sadondo sibyo. Ibyo rero reka tugende tumurebe, nitugira amahirwe turamubona. Mukomeze mudukurikirane kandi mubane natwe munadusenge.